Mwiriwe kandi muraho neza, mbanje kubasuhuza mukomere cyane, abankurikiye mwese hano kuri channel ya Twiga Free TV, abari hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu, abari iburasirazuba, abari mu majyepfo, iburengerazuba n'amajyaruguru, mwese ndabasuhuje kandi mbahaye karibu muri kino kiganiro cyanjye. Nifuje gukora iki kiganiro ngira ngo nganirize abapapa n'abamama muri iyi minsi ya none, akaba ari ikiganiro kizajya gitambuka rimwe mu cyumweru, kijyanye no kubaka umuryango cyangwa se kugira urugo rutuje. Njyewe ukora ikiganiro nitwa Twiringiyemo Gaspari, ndi umugabo, mfite umugore n'abana 3, nkaba ngira ngo rero cyane cyane nganirize cyangwa se nk'impanuro abagabo bagenzi banjye. Dore ikintu cya mbere gishobora gutuma umudamu yishimira urugo kandi akagira ituze n'amahoro menshi mu rugo, mbese akabana n'umugabo yumva yishimye kandi anezerewe. Nakomeje kujya nganira n'ingeri zitandukanye z'abantu, cyane cyane bubatse ingo, abagabo uruhande rwabo n'abadamu uruhande rwabo, mbabaza uko ingo zabo zubakitse. Ariko naje gusanga abadamu aribo bakunze kugira ibibazo bisa nk'aho babangamira kandi biturutse ku bagabo babo babana. Ibyo bibazo rero akenshi usanga ari abagabo basa n'abata ingo zabo, usanga abagabo badaha umwanya abagore babo ngo baganire, ndetse n'iyo umudamu yamusaba umwanya kuganira ugasanga ntukunze kuboneka, bitewe n'uko kenshi bava mu kazi bananiwe. Birumvikana ntabwo ingo zose zubatswe n'abagabo n'abagore bafite akazi gahoraho, ariko ibyo ari byose ntibabura imirimo bakora ishobora kubananiza mu bwonko. Usanga rero abenshi muri iki gihe ni abakozi, hari abakozi ba leta, hari abikorera, hari n'abahinzi bakora imirimo itandukanye ku buryo ushobora kubananiza byanze bikunze. Ubwo rero nyuma y'uko ngenda mbaza ibibazo nk'ibyo bitandukanye, nasanze abadamu bavunishwa imirimo yo mu rugo cyane cyane mu masaha y'umugoroba, aho bagashatse umwanya wo kugira ngo baganire ku ngengabihe y'uwo munsi cyangwa se y'ejo hazaza. Abagabo usanga baboneka gake cyane gashoboka, abadamu nabo ugasanga bihugiyeho, ndetse bakagira uko bafata abagabo babo mu buryo bumwe n'ubundi butari bwiza. Ikibazo gikomeye ni uburyo umugabo ava mu kazi ananiwe, yagera mu rugo aho kugira ngo asange abana cyangwa se yegere umudamu we baganire, ugasanga ahitiye mu zindi nzira. Izindi nzira y'abagabo murazumva akenshi, ni mu kabari. Abagabo benshi bafata agahiye bakunze guhitira mu tubari cyane cyane ku mugoroba iyo bavuye mu kazi. Abenshi bavuga yuko ibyo bibafasha
kutiziringa hafi y'abadamu babo, bisanzure mu mirimo yo mu rugo ntawe ubahagaze hejuru. Ariko iyo urebye usanga ibyo bintu atari byo byubaka umuryango w'uyu munsi wa none, dushingiye kuri gender balance. Ubundi gender balance icyo uvuga akagombye kuba ari uburyo ki umugabo n'umugore buzuzanya mu rugo. Dore inama rero naha abagabo bagenzi banjye kugira ngo abadamu babashe kwiyumvamo neza, ndetse nibaba bagiye no kuruhuka baze guhuza ibiganiro hirya mu mbere. Dore inama ya mbere mugabo, niba ukurikiye iki kiganiro, hari inama ngiye guha ingo zubatse muri iyi minsi uko ari babiri, umugabo n'umugore. Umugore, gerageza ushake utuntu duhuza umugabo wawe mu gihe mugeze mu rugo. Gerageza umwiyegereze hakiri kare ataragenda. Uko kumwiyegereza ni ukuhe rero? Ndashaka kukubwira neza yuko buriya hari ibintu bishobora gutuma umugabo atabona umwanya wo kuva mu rugo ngo agende. Urugero, niba uzi ko mugeze mu rugo, ndabizi ingo z'uyu munsi zabaye insirimu, abafite utubati cyangwa se ahandi hantu bakonseriva fruits, imbuto. Buriya imbuto ni kimwe mu bintu buri wese yumvamo kandi akunda. Buriya nta mugabo waha umuneke ngo awange, cyangwa se umuhe inanasi, avoka ngo abyange. Gerageza we mudamu niba mugeze mu rugo, nyarukira hirya muri salo mu kabati k'iwawe, utegure imbuto hakiri kare. Ufate imbuto zaba imineke, yaba imineke ibiri, yaba icunga, yaba marakuja, uyishyire ku meza, utegure ku meza. Nurangiza uhamagare umugabo wati sheri, jya ku meza hari imbuto. Ibi cya kabiri uzakora, nko muri iyi minsi hari ibihingwa byeze cyane cyane nk'ibigori. Shyira ikigori ku mbabura cyangwa se mu ziko, nikimara ataragenda, nikimara gushya ukizane ku meza, umuhereze cya kigori aba akirya. Ikigori kugira ngo umugabo azakimare kizamutwara iminota n'amasaha azaba arimo kwicuma. Si ibyo gusa rero, hari n'ibindi bintu wakora bigatuma umugabo ahuga ntave mu rugo. Utwo tuntu ni utuntu duto cyane umudamu yaha umugabo nka keya, tukamufasha pe. Kandi simbabeshya, ibyo bintu muzabikorere muzasanga ari byo. Ariko uzi ko ugeze mu rugo ku masaha y'umugoroba wumva unaniwe, ukajya kubona ukabona umudamu akuzaniye ikigori ku meza? Wakumva umerewe utewe mugabo? Ntiwakwishika oh ma chérie urakoze cyane, ntiwamushimira koko? Ukajya kubona ukabona umudamu akuzaniye umwembe cyangwa se umuneke ku meza ayo masaha? None se ndakubwiza ukuri, ntabwo waba ukivuye aho ngaho ngo ujye hahandi twavuze kare mu kabari cyangwa se ahandi. Dore ko hari n'abava mu rugo bakagenda batagiye mu kabari. Kwihugeza kw'abagabo rero, hari n'abagenda badafite aho bagiye ari ukugira ngo amasaha yicume. Ndumva rero iki kiganiro kibanyuze, kinyuze umugabo wagikurikiye, kinyuze umugore wagikurikiye. Ndabasaba rero kugira ngo niba kibafashije mukande like,
subscribe ndetse mubisharinge ku bandi bantu nabo ikiganiro bacyumve. Ni cyiza kandi ndizera ko kizagira umumaro. Nkaba rero nabashishikariza ko mwagenda mugashyira mu bikorwa ibi mwumvise aha ngaha. Ndizera ko bizabafasha, nibitakunda muzambwire ndabizi bizakunda. Murakoze rero, yari Twiningiyemo Gaspari wabagezagaho ikiganiro cy'umuryango, iterambere ry'umuryango n'urugo rutuje. Ikiganiro muzaba mugikurikirana kuri YouTube channel yitwa Twiga Free TV. Ciao ciao.